sasa ubona kuri we hagati ya Ben na Melody ari nduzakurura abantu benshi kuri ura munsi naga ari ubwa mbere Ben yujuje arena bivuze ko uzabaza nese wa Melody se yakoreye igitamo muri arena ariko tubona abaje ninjye ndi kukubwira nyene nese urumva uzarinde wa kuri yundi mane ngo ari kaske zari bunsi y'intebe that's too much gusa nyene Ben ni umuntu munini Ben ni umuntu munini ni yo like aratangaje ni munini game y'u Rwanda nyene Ben mukuye muri iyi game y'u Rwanda mufashwe mukoramo Ben y'u Rwanda game yabimeze nk'ipantaro wambaye pocket Ben ayivuyemo nyine Ben mufashwe mukora muri game y'u Rwanda byabimeze nko gufata ipantaro nyine ipokese tu game yameze nk'ipantaro ipokese iri mu mavi nyine yenda kugenda uzamura ikikagwa tu ipantaro nyine ipantaro irahari n'icyo yambara ho kirahari ariko nagigufashe nago bikunda Ben atanga balance mbokara umuntu wadanje Ben umukandara mu ipantaro 10 nyine ufashe iyi game like yo nyine umukuyemo down like inde winde se bravo nahise nyine niyo pantaro idafite umukandara ari kukubwira nyine uri kugenda igwa fulaye arayizamura igwe ni utanga balance muri game like ati The Ben ni utanga balance muri game bro. Namagambo y'uwitwa Taikun Ndahiro ubwo yaganiraga na The Game TV cyangwa na Pionika Squeeze Pionika Basumba ubwo baganiraga uyu Taikun Ndahiro yaje kuba yashyira umucyo ku bantu bakomeje kugereranya The Ben ndetse n'uwitwa Bruce Melody. Ni nyuma yuko uwitwa Pionika yarabajije uwitwa Taikun Ndahiro ntese wowe urabona muri kiriya gitaramo cya The Ben ndetse na Bruce Melody turabona uzazana abafana benshi arinde. Taikun yamusubize mu magambo meza cyane ari nayo turi buze kuza kuba twagarukaho, ariko mbere yuko tugaruka kuri kino kiganiro cyangwa se kuri kino kiganiro uwitwa Pionika yagiranye na Taikun Ndahiro, reka maze nkubwire ko uwitwa The Ben nyuma yuko bahuriye muri press conference y'igitaramo cyabo kizaba ku itariki ya mbere zo kwezi kwa mbere umwaka wa 2026 uwitwa Bruce Melody akaza kuvuga ko ari gushyira indirimbo hanze yitwa Munyakazi. Indirimbo yaje kuba yajya hanze, indirimbo nyuma yuko igiye hanze yaje gusohoka ari beef 100% kuko hagiye hagaragaramo ibintu byinshi bigaragaza icyo twakita ko ari ubushotoranyi, icyo twakita ko ari beef yeruye, ariko some people they don't care about that. Icyo bapfa nuko ari imiziki, ariko jewe indirimbo narayikurikiranye fresh sana cyane kuko harimo ibintu bigera nko kuri bitatu bishobora kukwereka ko indirimbo ari beef. Icyambere nuguhuha iriya perike y'ura mujene. Urabizi ko Ben mu bantu bakunda kwiyambarira uduperike harimo ikiri kintu kivuga ko uwitwa Bruce Melody aravuga ati jewe nimukangereranye, ati never compare me with those small animals, nimukangereranye n'utwo tunyamaswa duto. Icyo nacyo ni ikintu cyumvikanisha ko iyo ndirimbo ya Bruce Melody ari beef yeruye kuri The Ben nkuko nagiye mbikubwira. Uno munsi The Ben nawe mu ijoro ryake ryo ku itariki ya 19 z'ukwezi kwa 12 umwaka wa 2025 uwitwa The Ben nawe yaje kuba yakikoramo ahita kubita indirimbo hanze yitwa Indabo Zanjye. Ni indirimbo nziza cyane, indirimbo nayo irimo amagambo asa naho nawe asubiza Bruce Melody kuri bimwe na bimwe yagiye avugaho cyangwa se ku magambo amwe namwe yakiyamutiraho beef, aho amubwira ati wemeye igisebo tinange reka nyikwambike papa. Urumva rero ni ibintu bikomeje gusa naho biri kugenda bigenda neza cyane kuko zino beef twazerukaga kera aho hariho ba Knowless na ba Safi Madiba baterana utubifu, ibyo bintu bikazamura umuziki ukaryoha. Ntabwo rero twabifata nk'intambara, ahubwo ni it's a good way of n'uburyo bwiza bwo kugira ngo dukomeze twubake showbiz ndetse n'imiziki ikomeze itrending muri rusange. So nuko bimeze, igitaramo cyo kiri ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2026 kizaba kiri monde. No kuvuga ngo igitaramo cya The Ben cya buri mwaka ni igitaramo ngaruka mwaka kiba ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa mbere buri gitangira umwaka. Icyumwaka washize wa 2025 umuhanzi mukuru yari Hotel Brown. Ubu ngubu niyo mpamvu ntabyita ko ari nihangana cyangwa se kari bato
kuko umuhanzi mukuru muri kino gitaramo azaba ari uwitwa Bruce Melody. Nanone kandi muri kino gitaramo tuzaba dufitemo performance z'abahanzi benshi bagiye batandukanye, nka Gisa Kinganzo uri gukora comeback nziza cyane. Icyo gitaramo kandi tuzabonamo uwitwa Benovio wahawe stage ubwo yari ari muri conference yabaye ibereye muri Car Free Zone. Hanyuma rero tugarutse mu bundi buryo bwo ko wenda kino gitaramo cyaza kuba ari ihangana cyangwa se byaba ari uburyo bwo kuza kuba bakora battle. Ibi ngibi uwitwa Taikun yavuze ati jewe ino mihanda ninjye wayizanyemo kandi ino mihanda maze kuba nayimenya. Je ntabwo mbihakana kubera ko Taikun Ndahiro numwe mu bajene nge nemera, numwe mu bakapo bihirinze ino mihanda, bazi umuziki nyarwanda, bazi showbiz nyarwanda mu buryo bumwe cyangwa ubundi, kuko ndahamya neza ko nta cyamamare kiri mu gihugu cy'u Rwanda bataravugana. So impamvu rero nshingira kuri factors yo kuko yavuze ati icyambere bwana Pionika, ubwo Pionika yamubazaga ntese uwitwa ati ukurikije uko turi guha cyangwa se impumbero cyangwa se uko ubona kino gitaramo cha Ben ndetse na Bruce Melody ukuntu uri kubona kirimo kirafata intera. Yavuze ibi ni byiza ko abanyamakuru bamaze kumenya agaciro k'abahanzi. Ati niba bivuga ati ko niko ni mu bindi bihugu bimera, ati ibindi bihugu nabyo bivuga showbiz bakavuga ati gutya igitaramo kizagera gutya buri nyine igitaramo bakakivuga. Ariko nanone ntabwo bikuraho ko uwitwa Bruce Melody ari ipantaro itarimo umukandara, ni ipantaro ipakese. Urabona gutya kuno like kuno wambara pocket ikipantaro itarimo senteno, uvuga ngo ni ipantaro ibiguzamura uzamura. Ariko ati Ben ni ikintu kinini muri industry nyarwanda. Ati nukuvuga ngo ati gufata Ben ukamukura muri industry nyarwanda cyangwa muri showbiz nyarwanda, ati ni nko gufata ipantaro ukagira gute ukayipoketa itarimo sentire. Nuvuga ngo mu magambo ya Taikun Ndahiro byumvikana ko uno mujene kubiteye nuko yewe mu bintu Taikun yavuze byose ndabyemera 100% kuko aravuga ati Ben icyambere sibwo bwa mbere yakoreye hehe, akoreye muri BK Arena akayuzuza. Ati se akabaza Pionika ati uko biyizi Bruce Melody yigeze akorera muri BK Arena? Ati rero urabyumva ko ibyo ngibyo bizikora. Ati se Bruce Melody biteti we icyo ugomba kumenya ko Ben ari like donc ne yamugeze habura uburyo yabisobanuramo Pionika abura nako witwa Taikun Ndahiro abura uburyo yavugamo Ben kuko ni it's like ni ikintu kinini cyane, ni ikintu kinini udashobora kudescribinga ngo bivemo nkuko Ndahiro abivuga. Ariko ni nako kuri guhari kuko iyo ugiye kureba Ben it's a big thing as he said. Now so ariko urumva ko Ndahiro nk'umuntu ukurikirana showbiz arakubwira ati Melody nta kintu kirimo. Ati Melody ni ipantaro yambaye igipokeswe itarimo umukandara. Ati ni ya pantaro nyine ibiguzamura uzamura. Nayo niyo magambo witwa Taikun Ndahiro yaje kuba yavuga kuri bwana Bruce Melody, ndetse ubwo yabazwaga ku buryo abona ibyo bitaramo cyangwa se ibyo bitaramo bizagenda hagati ya Bruce Melody ndetse na Daban. Nukuvuga ngo amatike ari cyarimo aragurwa, ubwo uburyo bwo kugura amatike bazabibamenyesha, ariko ndabizi ko menya yatangiye no kuba yagurishwa hari niba nibeshye. So nuko byaje kuba byagenda, niyo mpamvu rero nifashishije ino video nakuye kwa Pionika kuri The Game TV kugira ngo mbashe kuza tugendane mu buryo cyangwa ubundi duhereye ku busesenguzi bwa Taikun Ndahiro. Ariko nizera ko ibyo yavuze ahangaha bitaza kuguteranya nanjye ibyo, kuko buri muntu ufite amaranga mutima yawe. Ushobora kubukunda Ben ntacyo bitwaye, ushobora kuba akunda Ben cyangwa se nkunda Bruce Melody nabyo ntacyo bitwaye. Ikizima nuko tugomeza kwicara hamwe tugashigikira business nako tugashigikira showbiz nyarwanda. Icyo ushoboye ukagishyiraho ugashahita file nkuko Taikun avuga ati njyewe igihugu cyanjye ndimo ndacyubaka kuko ntanga akazi ku bajene, ntanga akazi ku rubyiruko. Atari abajene nkoresha abanyedetingira bakora iki n'iki abankamera n'iki, atabose nagiye mbaha akazi nabahinduriye ubuzima. It's a very good thing. Nawe niba uko bimeze never give up, keep pushing on bro, keep pushing on, bizakunda. Nge nkuko bisanzwe nanjye nyita Safi Taiga, ngusaba gukora subscribe, like na share kuri Msafi TV kugira ngo natwe aho Taikun bageze, aho ba The Game ba Pionika bageze, natwe tuhagere mu buryo bumwe cyangwa ubundi.
kandi byose tuzabigeraho kubera ko namwe mwadusapotinze mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Reka nkwifuriza rero gukomeza kugira ibihe byiza cyane, ari nako nkomeza kukwifuriza kugira imyiteguro myiza ya Noheli, ndetse ari nako nkwifuriza kuzagira umwaka mushya muhire wa 2026. Ngiye nkuko bisanzwe komi intare bahigana amakinga muri Showbiz Nyarwanda. Reka rero nkwifuriza kukomeza kugira ibihe byiza cyane. Nakagaruka amakuru yo ni menshi, mukanya ndaza nkubwire ibya Prophet Joshua n'ubuferebwe ndetse n'ukuntu yakomeje kugenda tekinika abanyarwanda kafite amafaranga, kandi amafaranga adafite aho yakura, ahubwo bikekwa ko amafaranga ashobora kuba ari amafaranga y'amajurano cyangwa se y'amahimbano cyangwa y'amajorano aba akoresha. Nibyo tugiye kuza twagarukaho mu nkuru yacu yindi, ari nako tugenda turyoherwa gake gake, ibintu bikomeza kugenda bigenda neza cyane. Nkomeza no kwifuriza kugira weekend nziza cyane, kugira ngo dukomeze kubana. Nta kindi usabwa no gukora subscribe, like na share, then ugakomanting. Hanyuma wowe ushaka kudufasha cyangwa kudutera inkunga no kwandika no gushiramo nimero ni 0789183583, ibintu bikaba byagenda fresh sana cyane. Reka mwishimire cyane, ndako nkomeza kukwifuriza ibihe byiza cyane.